Hello my guys, mumeze mute? It's your boy umwami w'abahasira cyangwa se wavuga intumwa y'abahasira. Ukimvuze icyo kintu sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngenje hano kubw'impamvu runaka zanjye ku giti cyanjye hari ikintu nshaka kugira ngo tugarukeho. Icyo kintu ni iki ngiye kubabwira. Murabizi ko umuvandimwe wacu The Ben ejo bundi yakoresha igitaramo, sinzi niba cyitwa New Year Groove, maybe sinzi, ariko ndakeka ari uko. Muri icyo gitaramo mu by'ukuri hari ibintu byabayemo biranezeza, performance z'abahanzi runaka na performance za The Ben. Hari n'ibindi bintu nyuma byaje kuba birambabaza, ari byo nje hano kugira ngo mbibabwireho, ngira abantu nshimira, ngire n'abantu nenga imbere yanyu mwese. Mu by'ukuri Mugisha The Ben yaduhaye ibyishimo ku munsi w'ejo bundi binakomeye. Ndakeka ari we muhanzi wa mbere ukoze biriya bintu mu Rwanda, muri uru Rwanda rwose tujye tuvugisha ukuri, niwe muhanzi ukoze biriya bintu. Ariko hari ikintu ngiye kugarukaho cyavugishije abantu benshi kinakomeye The Ben yakoze, abantu benshi mbona babivuzeho bitandukanye cyane, bibasha bimwe biranezeza ibindi birambabaza. Mu by'ukuri reka mbanze mvuge kuri performance twahawe na ya mpano twahaye na Silver Foundation, twahawe na The Ben, twahawe na Shemu, twahawe na Kevin Kade, mana yanjye, twahawe na Element. Bari abantu respect my brother, hari mwakoze umurimo ukomeye cyane. Sinzi niba video murayibona, ariko bitewe n'abantu bankurikira kuri YouTube channel yanjye ndabizi n'abantu banjye, nambashimire cyane abantu muri kumfollowinga, mukankurikirana, mukansubscribinga, mukareba ibiganiro byanjye, mugakora share, muri abantu bagaciro imbere yanjye. Mugani wa The Ben niwe wavuze ngo ni mwebwe mutugira abo turibo, nimwe mutugira abo turibo. Ndabashimiye cyane. Gusa mwabonye performance nziza rwose, Kevin Kade ibiki murabibona ukuntu byari bimeze. Iyi performance rwose yari iryoshye pe, ugira icyo ayivugaho atunga gatoki. Yari iryoshye performance ya The Ben, Element na Kevin Kade muri Sikosa, mana yanjye we, yari ibintu bimeze neza. Guys, rero icyo si cyo nshaka kugira ngo nzeho cyane. Murabizi ko na ya mpano yaturikije, gusa respect ya mpano sinzi niba uri kumva iki kintu. Waboy hejuru cyane, hejuru. N'abandi rwose bagiye batandukanye bakoze ibintu bigiye bikomeye kandi bihambaye, ndabashimiye cyane. Ariko reka twigarukire kuri The Ben. Bakwibaza ngo The Ben ngiye kumugarukaho nkurikije iki, ngendeye kuki ngiye kumugarukaho bimeze uti? Kuri The Ben hari kuri stage yakoze ibintu bikomeye, hari abantu benshi yomo imitima. I know nanjye intumwa y'abahasira ndimo bro, hari abantu benshi yomo imitima bafite ibintu by'ibiguma, sinzi niba uri kumva icyo kintu, babakomeretse cyane mu mitima yabo, ariko yabahaye icyizere. Hari amagambo The Ben yateruye aravuga ati njyewe, ari nacyo kintu ngiye kugarukaho gituma The Ben hari igihe yishima ukabona ararize bro. Buri wese agira ikintu cyitwa emotion munsi yoze. Nanjye ubwanjye nkurikije ibintu The Ben yanyuzemo n'ibintu yavuze, nkubwiza ukuri brother, narira amarira kaza mukanabibona. Nta mpamvu rero zo kwirirwa umuntu agenda avuga iki n'iki nk'ibingiye kuvuga. The Ben yagize cya aravuga ati njyewe navukiye Kampala Uganda. Urumva, sinzi niba ukumva icyo kintu. Navukiye Kampala Uganda, bana na mama n'abavandimwe 6 tuba mu nzu y'icyumba kimwe bro. Tuba mu nzu y'icyumba kimwe. The Ben niwe wavuze ari amagambo, sinzi niba ukumva icyo kintu. Icyumba kimwe, muri icyo cyumba kimwe ntabwo waba mu nzu y'icyumba kimwe ubaho neza, habamo ikintu cyitwa guhasoringa bikomeye.
mwe muvutse neza, muvutse ku ngoma nziza, ntimuzi ukuntu ibintu bimeze. Umuntu arakarata neza neza n'ubwonko ukumva burazengurutse, ariko umuntu yagira emosiyo ngo iririre rata ngo ikingwe inana ngo uri ikigoryi. Why not wavuga ngo ni ikigoryi bro? Reka ngaruke kuri uyu muntu The Ben wavuze ayo magambo. Mu by'ukuri ntabwo mwamwa mu bwenge uvuge na bya bindi ngo bya Kampala Uganda. Oya, yavuze ku mutima we, kuko hari abantu abizi ko bakeneye ijambo ry'ihumure mu mitima yabo. Arababwira nicyo kintu gituma iteka ryose yabivuzeho cyangwa yabitekerejeho, akareba n'igikundiro mumufitiye. Nuko yavuze ngo nimwe mutugira abo turi bo. Ahita agira emotion, akarira bro, urumva, akumva bimukozeho ku mutima. Nanjye ari njyewe narira, nawe ari wowe bro warira. Reka garuke rero kuri iki kintu cyambabaje n'uyu muntu ugiye kunenga cyane. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo bro, umbabarire, making sure ko wakoze subscribe, kandi ni ukuri ndabakunda pe, ndabakunda. Ibintu muri kunkorera njye ndi kubona ari ibitangaza. Watch time zazamutse, subscribers bari kuzamuka, views ziri kuzamuka, ndabashimiye cyane. Ukagaruke kuri uyu mwendisipurine niko navuga, mwana utagira ikinyabupfura, umwana sinzi niba ari gusetsa abantu yiyumva ko akaze. Gusetsa abantu ntabwo bivuze kuzana ubwendisipurine, sinzi niba ukumva icyo kintu. Iyi video ndashaka kugira ngo imugereho. Uyu mutipe witwa w'indisipurine niko nabivuga, witwa ngo Prince Ngurwenya. Nimubanze murebe video yakoze, ariko mbere yo kubanza kuyireba mutajya ngo ndi kubabeshya cyangwa bikingo ibyo bya The Ben mu bantu batarebye kiriya gitaramo. Banze murebe ayo magambo The Ben yavuze bikamuviramo ikintu cyo ukreyinga. Banze murebe ewa, banze urebe. Ngende umwana wavukiye Kampala Uganda, ahantu yitwa Kizuguna Mwongo. Tuba mu nzu y'icyumba kimwe na salo, turabana batandatu. My mother fought so much for us. Ngaha murabyumva bro, murabyumva, nta cyatuma umuntu atarira. Noneho uyu mwana iyi discipline ikaza nayo itotagura amagambo. Ngarebera niyo yahaye umurindi abo bantu bose. Ibintu uri gukora n'ibiki mwana? Uzi ko ari umuntu wabonera video nawe waba ufite 200 ngahe agahita yumva arabaye, agahita kwani following, agahita akora unsubscribe. Mwagiye umenya umuntu respect use we wihesha kahe gaciro. Ngo banzo ndebere iri rata Jesus komeza wiririre rira shuti yanjye y'ingorata turagukunda iririre sibyo pole nana pole nande narize nukuri komeza urire pole. Guys murabyumva, nga nawe nyumvira use The Ben nibimugeraho cyangwa bishobora kuba byanamugezeho, azabifata ute? We azagufata ute? Azagufata nk'indisipurine bro, itagira umuco. Njye nicyo kintu nagiraga ngo ngarukeho. Banze nshimire abantu bitwaye neza, baperforminze neza, nshimire n'abantu tweretse urukundo The Ben. Gusa respect my brother, muzika nyarwanda uri kuyizamura, kandi hari ikintu nabonye sinzi niba nzabona umuntu mbwira ibintu bindimo, ariko umunsi nzabivuga bro hazashya. Bashimiye ko munkurikirana, bashimiye ko muri gukora subscribe, mbashimiye ko muri coachinga video zanjye, ariko nenze uyu mutipe w'umwendisipurine witwa Prince Ngurwenya. Iriya video rwose ikureho, nta kigenda bro, nta kigenda. Ndabashimiye, respect to The Ben. Mani nawe ureba ino video byanjye ari igihe kazafatwa bro, igihe kazafatwa. We humura gusa, ntugire ubwendisipurine, ubundi ibindi biharira Imana no gukora cyane. Turi kumwe, Ish Your Boy, intumwa y'abahasira, Kaboom Fire.